ntuvuge ariko ndakuzi we tumaze kumenyana buriya mu gihe tumaranye ngo ibintu tuvuze byose turabikorera inyandiko tugira n'amasezerano bijye mu nyandiko byandikwe mubyibikire byanditse ku buryo isaha ku isaha tazanenguha ahubwo nusohoka uhita ugendera urupapuro n'ikaramu ngusange kuri saramanje ubinyandikire si byo se nibyo wifuza byonyine nta bindi nibyo nubinkorera nanjye sinzakuvamo pe ndongera nkingure kure dore ryari rigeze arizamuka shiri ko ryamye kare shiri babe shiri menyere kunkuramo imyenda menyere kunkuramo imyenda please Tebo filime twayibuze kabisa filime twayibuze so ngiye kuguha impamvu hano filime yabuze yatinze nk'umuntu uyikunda cyane nanjye ndumwe muri mwe turayikunda twese ariko filime twakomeje kuyibura so ngira ngo impamvu reka nyibabwire impamvu filime yabuze ariko irangiriye ahantu iryoshye cyane twese dufite amatsiko so nkwibutsa ukanda subscribe ushyiramo comment hasi byo muri comment wandikemo igitekerezo cyawe uko byumva kandi kuri like kuri share n'ibindi nk'ibyo kuri filime nziza cyane urwibanga nta yindi mpamvu rero buriya twe tuba tureba filime ntago tuba tuzi ukuntu bigoye ariko buriya filime twara igihe kinini kuyitegura ndetse n'ibintu bisaba kwitondera ikindi kandi abarimo gusubiza ibyifuzo by'abafana hari igihe abafana bakwaka ibintu bikagusaba kubanza kwitonda ukabiha umwanya ukajya kubitegura so niyo mpamvu filime yatinze kabisa twese tukaba twayibuze ariko mwabonye ko ahantu yasoreje iteye amatsiko ibibazo turimo kwibaza ni byinshi nawe ufite ikibazo shaka wajya no hasi muri comment ukandikamo ikibazo ufite kuri iyi filime cyangwa se igitekerezo biriya bitekerezo mugenda mwandika nibyo bagenda bagateguramo filime ibaryoheye kandi banogeye ihwanye n'ibyifuzo byanyu so ku bantu bari kwibaza impamvu yatinze niyo ngiyo nta yindi nanjye nicyo cyari kinzanyango nkubwira impamvu filime yatinze ntiwabyumvisha utazikina cyangwa se utaragera aho babikorera ariko bitwara igihe kinini cyane rero nkubwira ko niba aribwo uze hano bwa mbere ukande subscribe uje muri comment hasi utwandikire uko ubyumva nuko bitekereza ikindi kandi n'igitekerezo wanditse kirakurikizwa wenda nk'urugero kavuga ati kuri kamarade ari kwitwara gutya nge simbikunze witwa Deborah arimo kwitwara gutya nge simbikunze mwabonye ko nk'abantu bari basabye ko Mutoni yagaruka baramugaruye urumva ko rero bagenda bafata ibyo bitekerezo byanyu bakajya kubiteguramo filime bagategura nyine ibihwanye n'ibintu mukeneye uko muri kubyumva nabo bakagira ibyo bagenzura meze kwijujuta rero impamvu yatinze niyo ngiyo nta yindi ibintu byiza biragora kandi biratinda bifata n'igihe kinini ikindi kandi mwihangane ahubwo mwe mudiscussing ku byo mwabonye ikindi kandi mukomeze musubiremo no muzabanje hari igihe mu mwararebye bitaraguritsa harimo abantu babibaza ibibazo bimwe na bimwe byarasubijwe muri filime batararebye neza ngo bamenye ukuntu filime yatangiye cyangwa se ukuntu yagiye ikurikirana usabwa gusubira inyuma nabwo ukareba neza ukamenya niba hari ibintu utarebye nabyo ukabireba ikindi mwihangane rwose ni vuba iraza vuba ntagiri butinde kandi noneho izaza ari umuriro filime zazi kubita bya hatari ibintu bigiye guhindura isura mwira filime haba bibaza kubijyanye no kuba polisi idahari
ahantu zagiye kandi ze zakusanyije ibimenyetso. Wa muntu wahamagaraga kamarade amubwira ko azaza kumwereka umwicanyi mu rugo rwiwe akaba atarigeze aza. Ukuntu Debora agiye kubigenza cyangwa se imipango yari afite ikintu ari bukore, kamarade nawe murabona ko nawe yahuye n'uruva gusenya hariya rwose, kuba asanze Debora mu buriri bwe ari kwibaza aho Grace yagiye. Nyine urumva ko ni ibibazo byinshi twese turimo kwibaza byinshi cyane. Hakaba hari n'ibindi bintu twari dukeneye ko byakongerwamo cyangwa se bikajyamo nk'ubutabera, ibintu nk'ibyo ngibyo byose rero bigaruka ni muhumure, ni vuba ntabwo bizatinda. So nkwibutsa ko rero ugomba gukanda subscribe, ukajya hasi muri comment ugashyiramo igitekerezo cyawe, ugakanda like, ubundi ukanasharinga tukikomereza filime yacu Urwibanga, filime iri kwica bigacika mu Rwanda ni Burundi. Ikindi kandi ujye ureba filime ukuramo inyigisho asigaye ugiye kuzaplika muri societe, inyigisho nziza, pana ibintu bibi. Nyine iyo bakoretse umuntu wenda ari mubi bakakwereka n'ingaruka yahuye nazo, nawe ugomba kubyigiraho ukavuga ati sinkwiye gukora ibibi. Niba hari n'uwabikoze ukamutanga cyangwa se ugatanga amakuru ku gihe, ukagira ikintu bikoraho, kuko buriya nka RIB cyangwa se polisi buriya ntiyafata amakuru itayakuye mu baturage. Tuba tugomba kuba ijisho, nyine buri wese akaba ijisho rya mugenzi we kugira ngo hatagira ibintu bibi bikorerwa muri societe tubamo cyangwa se ahantu dutuye. Biriya nicyo rero biba bishatse kwigisha. Ikindi wenda nka kamarade, umugabo muzi utajya wita ku bintu, niba uri umugabo cyangwa se uko ikigero cyose waba urimo uba ugomba kwita ku bintu. Niba baguhaye amakuru y'ikintu si ngombwa ngo uhubuke uhite ujya gushinja umuntu ibintu utabonye utari uhari, ahubwo ukagenzura nyine ukamenya ngo impamvu ni iyihe, ese kuki umuntu akekwa. Murabizi ko niba umuntu akekwa buriya nabyo barabimubaza, bakamubaza impamvu akekwa, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine. So urumva ko rero tuba tugomba gukuramo inyigisho tukazikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nikizi filime ziba zibereyeho, no wibaza tese kubera iki filime ikomeza gutindamo ibintu wenda gutya na gutya ntibite bigenda gutya. Namwe murabizi mu buzima busanzwe habamo imbogamizi, niko baba bari kubikina, niko mu buzima busanzwe bitubaho. Ikindi hari n'abantu nanone batabyitaho, baba batitaye ku bintu, abo nabo baba bari kubakebura ngo ntibagakomeze. Kuko kamarade buriya kubera ibintu byo gutinda mu makona, murabona ko ingaruka agiye gutangira nawe kuzibona z'ibintu yishakiye, ariko atazi ko nyine bizamugiraho ingaruka. Ibintu byo kwirengagiza nyine ibibazo bibera mu rugo rwe, buriya bigiye kumukoraho. So rero mwihangane kabisa, filime iraza gusohoka vuba kandi iraba ari umuriro. Icyo ndi bugusabe ni ugukanda subscribe, noneho ukajya no muri comment ukandikamo cya gitekerezo cyawe, kuko ari cyo kinagenderwaho mu gutegura filime. Asigaye twikomereza ku zindi episode za filime nziza cyane. Filime yitwa Urwibanga iryoshye, ari ya mbere ndetse mu Rwanda no mu Burundi. Hari n'izindi nziza cyane zihari nk'inzira y'umusaraba n'izindi. Ho mu Burundi hari agacikwa ntigahere, agatsirikwa ntigahere. So ni nyinshi rero, ariko iyo noneho ni ikindi kintu kabisa.